y'umwami wacu. Jésus ton pecta Breyan ta komando. Yesu Kristo suari kizane pecta. Yesu Kristo aurumeri datire. Yesu Kristo utukuwa ni veki demora. Ndi Imana impande zose. Amen. Ndi Imana ivugana n'isi yose. Ndi Imana yaremye abantu. Ntabwo nigeze ndema amoko, naremeye abantu kurimbuka nababoneye, nabaremeye kugira ngo babone ubugingo. Nukuri ndababwira nti nzafata abaciye bugufi abariho nkoresha, kuko abanyabyubahiro bamaze kunanira. Crero monti mivanti kidemora asanti kiza sene metriamo. Yesu Kristo utukuwa milele. Maandiko ni kando turare beni kiza sampora guhamya ijambo ry'Imana no guhamya kwayo. Mayanyu numvijwe rirenga nk'iry'impanda, birenge bye bisa n'umuringa w'umuteranijwe n'umuriro wo mu ruganda, n'ijwi rye ryasaga nk'amazi asuma. Mubonye ntyo nikubita imbere nk'upfuye. Nshyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka. Mwuka n'umugeni bahamagara bati ngwino. Uhamye ibyo aravuga ati ndaza vuba. Nabyerekeye ku musozi wa Karumeli. Ni naho ubwo buhanuzi nabukuye. Ntabwo tukwiriye kuba twagira ubwoba kubw'umuhamagara Imana yaduhamagaye. Tugomba kuvuga ukuri guca mu ziko ntigushye. Umuntu wese azabazwa ibye imbere ya yandi. Watangiye umuhamagaro ufite imyaka 12. Nk'uko abantu badukurikiye uyu munsi bashobora guhita bibaza ngo ubu ngubu yejeje nko mu myaka ingahe Imana ikaba ikigukoresha? Mfite imyaka 83. Nuko bampamagara bati waje ukadusura. Noneho Imana irambwira iti bajye bagusanga hurya. Hari abahamagarwa bamara kugera hirya babona bageze mu nzu z'abandi bakifuza ibyabo. Imana iratubwiye ngo duhike. Kandi ntabwo ariko bimeze. Siko bimeze. Imana iratubwiye ngo inkweto izi ngizi, igitenge iki ngiki, ibiki n'ibiki. Ngewe ibyo ngibyo rero na Imana